Hello brothers and sisters, reka nizere ko mumeze neza. N'ubundi iyi ni ya mining bita Delta, ni ya mining itanga coin nyinshi mu ntangiriro, ariko muraza gutungurwa nuko uko iminsi iragenda yicuma abantu bagenda bamenya iyi mining, niko mining rate iragenda imanuka, ugasanga buri munsi nimba uri ku mininga 32 birahindutse, ugeze kuri 16 ku munsi, ugeze ku 8, ugeze kuri 1 ku munsi. So ibintu nyine biri kugaragara ko bigenda bimanuka. Right now ubu twamanutse twagiye hasi, muri kubona ko twamaze kuzuza 30,000 by'abantu bari gukora iyi mining mu minsi mike cyane imaze itangiye. So iyo ukanze muri aka kazi gahangaha muri kuhabona, iyo gakanzemo uhita ubona ko right now twamaze kuba 30,000 muri kubibona. Kandi iyo ukoze projection uzamuye aka karongo gutya ugahita ugatambitsa, uhita ubona ko 30,000 biragenda bikagwa muri Delta 8. Mu minsi yashize tutaragwa mu 30,000 muri kubona ko twari turi kuri coin 16. Njyewe nababwiye mining tukibona nibura Delta 32. So ubwo noneho iki cyiciro tugiye kukimaraho igihe kirekire cyane, umuntu utaraza gufatirana aya mahirwe yo kujya abona coin 8 buri munsi ni akazi ke. Nitumara kugera kuri 300,000 bizaba biri ku mininga, nibwo tuzahita tujya kuri coin enye, nibwo tuzajya kuri coin enye so za buri munsi. It's okay, it's your time to continue mining. Nkuko muri kubibona, muri kubona ko right now twamaze gutangira kujya duhabwa 8 tuvuye kuri 16 buri munsi. Nuvuga ngo nyine uko abantu bagenda bajoininga niko nibyitwa mining rate cyangwa ibyo ducukura bigenda bigira gute bimanuka. So rero nicyo gihe cyayo cyo kugira ngo iyi mining ya Delta uyifatirane mu gihe ikiri gutanga coin nyinshi, kuko byazagufasha cyane mu bihe bigize gute bizaza. Hanyuma abantu bibaza ngo ni gute tuzajya tumenya ko haje application nshyashya cyangwa se update. Bidusaba ku updatinga, uzajya unyura kuri menu hariya hasi, hanyuma nurangiza uscrolling ureba hano handitse version check, ni hano uzajya unyura. Okay, then utegerezeho gato, nuzajya usanga bisa gutya cyangwa handitse ngo already the last version, uzajya umenya ko application ufite ari last version, nta yindi ukeneye muri ako kanya. Hanyuma abantu bamaza ngo nihe twakura amakuru, aho hantu ho gukura amakuru harahari. Ngiyi website ya project website ndetse na GitHub ushobora kunyuraho ukeneye andi makuru yisumbuye kuri iyi project. So ndumva ari ibyo ngibyo nari bafitiye uyu munsi. Icyo nababwiraga nuko mugomba gukomeza kumayininga, ikindi mugerageza gukomeza gukora iyi security circle. Iyi security circle no kuyikorana, gushyiramo abantu 5 wizeye ko bazakomeza kumayininga kugira ngo bitazijya bikoma mu nkokora ubucukuzi bwawe mu gihe wataye telefone. Hanyuma abantu bakeneye impellation yanjye ni yivumbura mu nyuguti nkuru, hanyuma DID yo muraza kuyisanga muri video description. N'abantu bakeneye kwinjira muri iyi mining nababwira ngo you are most welcome. Umuntu ufite ikibazo nimero WhatsApp iri munsi y'iyi video. Ikindi ushobora gukanda kuri more ukajoininga n'izindi social media kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe, hanyuma bigufashe gufata imyanzuro ihamye. Thank you so much for watching this video. See you next.